tugiye gukora igikorwa cyiza nifuje numvishe mpatwa cyane mu mutima wanje yuko turi bugikore. Tugiye gufata umunota wo kwibuka mwene data Sherisa watuvuyemo ikindi gihe nk'iki ku itariki 3 z'ukwezi gushize. Tuvuye hano mu muhuro, twakiriye amakuru atari meza yuko umwe muri twebwe Sherisa, umukunzi wacu, yari umuririmbyi mwiza, yari umuprotokole mwiza, yari umuntu mwiza nyine, umuntu w'abantu, yaritahiye, yagiye mu ijuru. Ikintu kinezeza kimwe mu bintu twasabiraga Sherisa, mu bintu twamusabiraga, ikiruta ibindi twamusabiraga kuzaragwa ubwami bw'ijuru. None ari mu gituza cya Aburahamu, yicaranye n'Imana mu ijuru. Ino si ibibazo n'amagorwa we yayivuyemo, nahacu ho kugira ngo tuzamusange. Amen. Rero mureke ibintu byose bituje, amapiano atuje, n'abantu bose bari kugenda na protokole bahagararaho bari, dufata umunota umwe tumwibuke, niturangiza dukomeze n'izindi gahunda. Imana ibahereze umugisha mwinshi, mwiyicarire. Turabashimira cyane, yemwe mwabanye natwe muri birabihe. Reka mbanze ntange iri tangazo. Hari imodoka yafunze inzira yari hasi 797 N, nyirayo yasohoka. Reka nsubiremo, hasi 797 N, nyirayo yasohoka agatanga inzira. Imana imuhereze umugisha mwinshi. Yemwe turabashimira cyane, turabashimira. Twarabanye mu kiriyo cyane, twarababonye ubwitabire bwo hejuru. Mwabanye natwe kuva ku munsi wa mbere ku cyumweru kugeza ku munsi wa nyuma. N'ubu ngubu hari abantu bakijya iwabo, n'uyu munsi wa none bakijyayo. Twarababonye, mwatanze umwanya wanyu, mutanga amafaranga yanyu, mutanga ibyanyu byose kugira ngo twarababonye kabisa. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Noneho reka njye sinashobora kubashimira nk'uko bikwiye. Reka mpereze umubyeyi wacu Mama Sherisa nazanyegere abashimire uko ashobojwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umuyobozi wa gahunda, Imana imuhe umugisha. Ntabwo nari nabisabye, ariko babonye ko bikwiriye ko nahagarara hano nkabashimira mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango wanjye, ari uwo navutsemo, ari uwo nashatsemo, ari abo abavindimwe na Sherisa. Mutwemerere tubashimire cyane. Kubivuga bivugitse uko nyine, ariko sibwo buremere buri mu mitima yacu. Mubyumve cyane cyane. Nk'uwaguhagarika hano, wenda wagize ikintu runaka wifuza ko abantu bagufashamo, bakagufasha, uko wabashimira. Mubyumve ko biremereye cyane. Simvuze ngo ikinyarwanda gifite amagambo make, ni menshi, ariko ngira ngo n'uwavuga mu ndimi z'amahanga byaguma bimeze gutyo. Mwumve rero ko twabashimiye cyane. Ni nayo mpamvu mwabonye twaje turi itsinda rinini cyane, ariko twagerageje. Byari ukugira ngo mubone ko turi hamwe. Nuko bitwara umwanya. Hari n'abandi, Shema ari inyuma iriya, sinzi impamvu atahagurutse kandi ari we mugabo mfite wari kumfasha gushima abantu, ariko niyo character ye ntabwo yakunze kuza imbere hano. So mwumve ko twaje uko dushoboye, nta mpano dufite twabakwizamo, murabyumva ko bidashoboka,
ariko turabashimira cyane. Wari umugoroba umwe nk'iki gihe nka se hariya nibuka ko ariyo saha naziye ngira ngo nuwayintumye ariko noneho ngira ngo ndi safe kuko abana banjye bose nabazanye nta uri bumpamagara ambwira atyo. So twari twicaye nko ku ntebe ya gatatu hariya barampamagara. Ibyabaye byarabaye sinshaka kubikurikiramo. Satani rero aguma kongorera ati kusubiyeyo. Haleluya. Ariko twambaye imbaraga nyinshi. Hari umubyeyi wavuga turiya mugore n'umusazi ahagaze hariya aseka. Why not? Ndarira rero ngo bigende bite. Murumva rata ntakwiriye guseka Satani. Yesu ashimwe cyane. Mfite abana benshi barimo hano barahari. Abangana na Sherisi ubwo si abana banjye, abangana na Shema kandi muri Healing Worship Ministry barimo. So nta cyuho mbona cya Sherisa ari hariya ku muryango aho yahagararaga, ari hano yazaga rimwe na rimwe gusirimba, nta cyuho gihari. Suko mfite imbaraga nyinshi ariko numva nshaka kubikora ntanabizi by the way, ariko kugira ngo nsirimbe ku bwa Sherisa. Yesu ashimwe cyane. So ndakomeye, turakomeye, mwabanye natwe kuva tariki 3 mukimara kubimenya. Ninjye watinze kubibabwira. Nabonye abakristu, nabonye abaririmbyi, nabonye abantu nabo ntazi n'abatanzi. Yo muri beza cyane. N'uyu munsi kandi mu byumvi muri butwemerere turataha kare tujye kwakira abantu. Baracyaza, muracyaza. Aba bana babasore n'inkumi ntibigeze bahagarika. Nzaba nambaho, honestly nzaba nambaho as long as I live, nkiriho ngihumeka. Nzaba nambaho mu mbaraga zanjye nkeya. Bantu banjye muri hano ndababona n'abandi badukurikiye. Mureke tunambe kuri uru rubyiruko, mureke tunambe kuri aba bagenzi ba Sherisa. Sibyo se? Tubikore ku bwacu, tubikore ko ari ngombwa, tubikorere na Sherisa. Hari ubwo wenda twaba tubivuga kuko bigishyushye, ariko ndashima Imana ko n'ubusanzwe nari uwanyu, nari umuhealing, ntabwo ari uko nazanywe na Sherisa. Ngira ngo muri iri torero njemo kenshi gashoboka ku bwa Sherisa. I mean ku bwanjye. This time rero nzaza kubw'impamvu nyinshi. Amarangamutima nashira wenda ariko kuri njye numva bidashoboka kuko sinzigera nibagirwa Sherisa nkiriho. So murumva ko nzahora mbagendaho bana banjye, nzaba nambaho. Mwarakoze cyane. So mwarakoze ku masengesho, ku magambo meza, ku mafaranga mwatanze, ku ndirimbo, kutuba hafi, kuri message, ku bintu byose. Reka ndeke kurondogora. Turi hamwe, icyo muzadukeneraho mu bushobozi bwacu bukeya uko bungana kose. We are here to stand with you ku bwacu no ku bwa Sherisa. Kandi twizeye neza ko Sherisa araho twese ngira ngo duharanira kuba. Yesu ashimwe cyane. Ni kimwe mu bintu bintera morali, nkakomera nkacya ku maso, nkakaraba, nkisiga, nkanezerwa, simiranywe n'agahinda n'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Mwumve ko tubakunda. Thank you. Mukoma amashyi menshi cyane ku mubyeyi wacu. Imana ishimwe yuko yatanze ihumure mu muryango. Abakristo ni abantu beza cyane kabisa. Buriya urupfu ntago rujya rudushegesha nk'abapagani. Abapagani bagerwaho n'urupfu bakidroga, ariko wa mwanya uvuye mu kwidroga, iyo ugarutse muri ta normale urongera ugasubira hahandi wari uri. Ariko abakristo Imana kubera ko dutuye mu isi tuzko turi abagenzi n'abimukira, tuzko hari ahandi hantu heza tuzaba, niyo mpamvu urupfu twebwe rutadutindaho. Imana yakomeje abavandimwe, yakomeje umubyeyi, yakomeje healing. Ntibyari byoroshye kabisa kubura umuntu nka Sherisa. Yari umuyobozi wacu, yari SG wacu, yari byose kabisa, yari byose. Rero Imana ishimwe yuko yamwitwarika mujyana mu ijuru. Twegereje Shema, twegereje na Pashaje nyuma. Imana ibereze umugisha, n'abandi bose baje nyuma ndabiyegereje. Imana bagire neza. Nubwo waterwa n'amakuba menshi, bazaka gutera kwi
yakoze biragutanga. Subiramo gutyo. Uhora uremerewe n'amaganya, umusara urakuremereye, wibuka imigisha yose wahawe, ubiririmbuko buke. Uhora uremerewe n'amaganya, umusara urakuremereye, wibuka imigisha yose wahawe, uhora ubiririmbuka. Tukazamura ibiganza utekereza icyo Imana yakoze. Imigisha yo Imana ye, ibyo yakoze utekereza kuva mu kwa mbere. Haleluya. Imigisha Imana twese. Nubwo wabona abandi bafite ubutunzi, wibuka ubwo Yesu yasezeranye, wibuka imigisha yose utagura, ingororano yawe iri mw'ijuru. Nubona abandi bafite ubutunzi, wibuka ubwo Yesu yasezeranye, wibuka imigisha yose Haleluya. Ingororano yawe iri mw'ijuru. Wibuka imigisha yo Imana igiguha yose, uyibare ntugasige n'umwe. Imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biradutanga. Tugiye kuyibara. Tegera wibuka imigisha yo Imana igiguha yose, uyibare ntugasige n'umwe. Imigisha
Yesu aramurikira. None mwami, urwo rukundo rwose wadukunze niki cyatuma tukuvaho mwami? Mana we, uri mwiza mwami, ugira neza, ugira neza, ugira neza, ugira neza. Nari ndushe uyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nari ndushe uyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwenda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushe uyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Gira neza mwami, reka tuzamure amajwi yacu dusenge.